Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe, kandi assalamu alaikum kuri mwe mwese bakunzi ba UR TV 250 ijwi ry'urugwiro. Ushobora gutwumva kuri website yacu ya urtv.fr. Nge nitwa Aristide Ndahayo. Mbere yo kugira byinshi mvuga, reka maze nibariza ikibazo gito cyane ariko gifite umwihariko wo kuba cyakurura impaka ndende zitazijyana nimwe zirangira. Igisubizo cyacyo uko byagenda kose twese ntabwo tuzakivugaho rumwe. Wemera ko Yesu yapfiriye ku musaraba? Niba ubyemera, uri kwemeranywa na Bibiliya. Niba ubyakana, uri ku ruhande rwa Korowani. Iyo ufunguye Korowani ugasoma muri aya 4 isurati 157 kugeza kuri 158 usanga hagira hati: no kubw'imvugo yabo igira iti rwose twishe Mesiya Isa mwene Mariyamu, intumwa ya Allah. Nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Kandi mu by'ukuri babandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho. Nta bumenyi nyakuri babifiteho usiye gukurikira ibyo bakeka. Kandi rwose ntabwo bamwishe, ahubwo ara yamuzamuye iwe, kandi ara n'umunyembaraga zihebuje ushishoza. Aya magambo arumvikanisha neza ko Korowani yakana ibyo kuba Yesu yarapfiriye ku musaraba ndetse ko nta wamwishe nk'uko bivugwa, ahubwo ara cyangwa se Imana yaramujyanye mu ijuru. Uwitwa Ibn Abbas yari mubyara wa Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Ibn Abbas ni umuntu ubashye cyane mu idini rya Islam kuko yari bamenya ku bisobanuro bya Korowani. Iyi mirongo tumaze gusoma muri Korowani yarayisobanuye, avuga ko Imana yajishije babandi bishe Yesu maze aho kwica umwana w'Imana bica umusirikare witwa Tasiyani. Gusa biracyashidikanywaho, ariko ikizwi cyo ni uko Yesu atapfiriye ku musaraba. Aho ni ku ruhande rwa Islam. Mu kinyejana cya 13 umwe mu basobanuzi beza ba Korowani witwaga Ali Baidawi nawe hari icyo yongereyeho kuri uyu murongo wa Korowani. Yagize ati: hari agatsiko k'Abayahudi batutse Yesu na nyina, maze Yesu atakambira Allah ngo abahane. Abo muri ka gatsiko arayabahinduye bamwe inguge abandi ingurube. Ibyo byatumye Abayahudi bajya inama yo kwica Yesu. Imana ibwira Yesu kizamuzamura mu ijuru. Nuko Yesu abwira abigishwa bati: ninde muri mwe uzemera gufata ishusho isa n'iyanjye agapfa mu kimbo cyanjye, agahambwa, agahabwa igihembo cyo kutajya mu ijuru? Umugabo umwe muri bo yaritanze, nuko Imana imuhindura mu buryo busa na Yesu. Uwaba ari we wicwa ahambwa mu mwanya wa Yesu. Si ibyo gusa, kuko abandi basobanuzi benshi ba Korowani bagiye bava ko hambere hari umuntu witaga umuyoboke wa Yesu ariko abeshya. Uwo ngo niwe waje kugambanira Yesu. Iyo ndyarya arayihanishe gufata isura isa n'iya Mesiya, birangira aho Abayahudi bahambye mu kimbo cya Yesu Kristo. Aho ni ku ruhande rwa Islam. Muhammad yarasanga amateka yizeye ko hari umuntu witwa Yesu wigeze gupfira ku musaraba. Ibi arabyemeranywa n'Abayahudi ahubwo bo batemera ko Yesu yazutse. Muhammad ngo nta bushakashatsi yigeze akora ngo abashe kuba yavuguruza ibyanditswe yari aje asanga, ahubwo we ngo yashingiye ku makuru yahawe na marayika Jibril, ari nawe Gaburiyeli w'Abakristo. Hagati y'imyaka ya 740 mbere ya Yesu ndetse muri 386 mbere ya Yesu, umuhanuzi Yesaya yakunze kugaragara cyane ahanura mu muryango wa Dawidi iyo umwana uzasama inda akabyara umwana w'umuhungu maze akitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Uwo Emmanuel akazatungwa n'amata n'ubuki kugeza azamenyera ubwenge bwo kwanga ikibaga kundi cyiza. Umuhanuzi Yesaya ahanura kuza kwa Muhammad ndetse na Yesu. Gusa kuvuga ko yahanuye Muhammad ntabwo bivuga rumwe n'abahanga mu yandi madini. Umuhanuzi Yesaya yanditse ndetse anahanuye iby'urupfu rwa Yesu rutavugwa rumwe n'Aba-Islam. Yesaya yagize ati: yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho,
ninde witaye ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubitiye ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, atagira urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Yesu Kristo nawe yagize icyo avuga ku rupfu rwe na mbere gato y'uko ruba. Yesu ahera kwigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akabaza uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru b'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Ubwo Yesu yendaga kuzamuka ajya i Yerusalemu, yihereranye na ba bandi 12 ababwirira mu nzira ati, dore turazamuka tugiye i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa bambwe. Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe, umugore azahara afite umukondo w'amavuta meza, ayamusuka ku mutwe yicaye arya. Abigishwa babibonye bararakara cyane bati, aya mavuta apfiriye icyo busa, ko yajyaga kugurwa imiya nyinshi zigafasha abakene. Ariko Yesu abimenya arababaza ati, uyu mugore muramutirira icy'agahinda, kankuriye umurimo mwiza. Abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyewe ntituri kumwe iteka. Igitumye umugore asuka aya mavuta ku mubiri ni ukumutunganiriza guhabwa. Yesu Kristo ntabwo yigeze apfa kubera impanuka cyangwa ikindi, ahubwo umutambyi Kayafa niwe wamufatisha amujyana ku mukoroni w'umuroma uzwi cyane nka Pilato. Icyo gihe Abayahudi bari bafite umwami witwa Herode Antipasi. Aba bose ni abahamya b'urupfu rwa Yesu. Mariya Magadalena, Mariya nyina wa Yakobo na Yosefu, Mariya nyina wa Yesu ndetse n'umwishwa Yesu yakundaga cyane, nabo n'abandi bahamya b'urupfu rwa Yesu Kristo. Ikindi kintu Bibiliya ivuga isa nkaho ibeshyuza Korowani, kuko Korowani yaravuze ko Yesu atari we yapfuye ku musaraba, ahubwo arashatse undi muntu y'isura nk'iya Yesu. Nuko igihe Yesu ajya ku musaraba yavuganye n'umubyeyi we Mariya, bose baramenyana. Aha iyo aza kuba atari Yesu kuko ari uwahawe isura nk'iye nk'uko Isilamu bivuga, ntiyari kwita Mariya ko ari umubyeyi we. Yesu yiretse intumwa ze 11 nyuma yuko yayindi yari imaze kwimanika, maze amaze kuzuka azitegeka kujya kubyamamaza mu isi yose. Petero n'umwe mu bo Yesu yiyeretse, nguko uko yameje urupfu rwa Yesu. Imana yazuye Yesu wo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranyije, ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva, kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose bamenye badashidikanya ko Yesu uwo mwabambye Imana amugize umwami na Kristo. Wabyisomera birambuye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 32 kugeza ku 36. Si Petero gusa, ahubwo na Yohana n'undi wabanye na Yesu abambwa mubona, ndetse anamubona amaze kuzuka. Uyu Yohana yagize ati, iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Korani yanditswe nyuma y'imyaka 600 Bibiliya ibayeho. Korani yandikiye Maka mu gihe Yesu yabambiwe i Yerusalemu. Kuva i Maka ujya i Yerusalemu harimo nibura ibirometero 1239 zingana mayiro 770. Buri umwe wese wanditse inkuru zivuga ku rupfu rwa Yesu muri Bibiliya yabaga i Yerusalemu cyangwa se hafi aho. Nubwo yemeze gutyo, igitangaje nuko Korani n'abemera amakuru yayo nta kimenyetso na kimwe batanga bemeza ko Yesu atabambwe kandi katapfuye. Igihamya cyemeza ko atapfuye nuko ngo arayabibwiye marayika Jibril, mu gihe Jibril nawe yabibwiye Muhammad. Wibuke Musa cyangwa se Mose, amategeko ye ku bijyanye n'itangabuhamya yategetse abahamya batari hasi ya 2. None hano hari umwe gusa, Muhammad. Reka nongere mwumvishe gato kuri ya magambo ya Korani. Nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Kandi mu by'ukuri ba bandi batayivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho.
nta bumenyi nyakuri babifiteho usibye gukurikira ibyo bakeka, kandi rwose ntabwo bamwishe, ahubwo ara yamuzamuye iwe, kandi ara ni umunyembaraga zihebuje ushishoza. Ku ruhande rw'abakristo ibintu ntabwo bifite ishingiro. Dore impamvu: icya mbere, korowani yashinja abizera Bibiliya ko bashidikanya bibaza niba Yesu ari we wabambwe cyangwa niba rusa nawe. Ibi ngibi si byo, kuko abakristo bazi neza ko ari Yesu wabambwe ku musaraba agapfa, nk'uko n'ababahamya twavuze haruguru barimo Petero na Yohana babivuga. Indi mpamvu ikwiye kwibazwaho ku buhamya bwa Korani ku kijyanye n'urupfu rwa Mesiya ni uko iyo bavuze ko Yesu atapfuye ahubwo ari undi wahawe ishusho y'agapfa, ntabwo basobanura neza uwo muntu bavuga ahambwe mu cyimbo cya Yesu. Byumvikana gute uburyo ara wenyine ari we wari uzi wapfiriye ku musaraba atari Yesu? Ara akemera ko urwo rujijo rumara imyaka 600 kugeza igihe Muhamadi yaziye, ndetse atangira kubonekerwa na marayika Jibril. Aba Islam bahawe amakuru hashize imyaka 600, igikorwa cyararangiye kera, bayahabwa n'umuhamya umwe gusa, Muhamadi. Binyuranyije n'icyo Musa yategetse ku itangabuhamya zisaba abahamya babiri byibuze. Amadini yose abaho aremeranywa ko nta n'umwe yiboneye Yesu igihe yazukaga. Aba Islam bavuga ko Yesu ubwe yisabiye Imana ko yamufasha, ati: Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? No muri uko ibice 22:42 Yesu aravuga ati: Data, nubishaka uneze iki gikombe, ariko bye kuba uko shaka ahubwo bibe uko ushaka. Aba Islam bavuga ko ubusabe bwa Yesu bwo kudapfira ku musaraba bwumviswe n'Imana, cyane ko muri uko ibice 22:43 havuga ko marayika yavuye mu ijuru ataramubonekera amwongerera imbaraga. Mu Baheburayo ibice 5:7 haragira hati: Yesu akiri mu mubiri amaze kwinginga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Ibi aba Islam babishingiraho bahamya ko Yesu Imana yamukije urupfu, bivuze ko atapfuye ku musaraba. Birambuye birirwa soma muri Yohana ibice 19:32 kugeza kwa 33 usanga hagira hati: Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo, ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa ntibamuvuna amaguru. Ahangaha aba Islam bavuga ko abasirikare bashatse kurokora uyu mwana w'Imana kuko baje gusanga nta kosa afite. Bakoresheje Bibiliya, Abayisilamu kandi bahamya ko Yesu ubwe yagaragaje ko atapfiriye ku musaraba. Mu gitondo cya kare Mariya Magdalena yagiye kumva asanga irimo ubusa. Yabonye umuntu uhagaze usa nk'umurinzi w'ubusitani, gusa aza kumenya ko ari Yesu nyuma y'ikiganiro bagiranye, nuko ashaka kumukoraho. Yesu aramubwira ati: Ntunkoreho, kuko narazamuka ngo njye kwa Data. Bisome nawe muri Yohana ibice 20:17. Dore uko aba Islam basobanura ibi bintu. Icyateye Yesu kuvuga ngo ntunkoreho ngo nuko ibikomere byari bikiri bibisi, kuko narazamuka ngo njye kwa Data bivuga ko yarakiri muzima, ngo ntiyari yapfuye kuko iyo umuntu apfuye. Ikinyoma cy'izuka rya Yesu aba Islam bavuga ko ari ikinyoma cyatewe no kubwiriza kwa Paulo utaregeze ubona Yesu mu by'ukuri. Abagatulika b'i Roma, Abarotodogisi n'Abaprotestati bose nta n'umwe uhakana ko Yesu yapfuye. Wowe ubwawe w'umucamanza uhitemo ukuri ukurikije ibyavuzwe haruguru. Ku ruhande rumwe hari Bibiliya yemeza ko Yesu yapfiriye ku musaraba. Ibihamya ni byinshi, abahamya babihagazeho nabo ni benshi, amateka arahuza na Bibiliya. Ku rundi ruhande hari Korani ihakana urupfu rwa Yesu, yanditswe nyuma y'imyaka 600 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Nta kimenyetso na kimwe Korani itanga cyo kuvuguruza Bibiliya. Umutangabuhamya umwe gusa niwemeje ko atari Yesu wapfiriye ku musaraba, ngo hapfuye uwahawe ishusho ya Yesu. Ese ninde uvuga kuri hagati ya Korani ndetse na Bibiliya? Nge ndi Aristide Ndahayo, na iyi ni URTV 150 ijwi ry'urugwiro. Ntuza gukora subscribe niba utarayikora. Wanatwumva kandi kuri website yacu ya urtv.fr. Ndabashimiye cyane mwese.